ariko umva avance arandyoheye pe yararyoheye nebyaje umusaruro nko nangorwa n'abadiaspora azi ko umuntu ngiye nafataga akazi mfite ngaraba n'abadiaspora bamwandikiraga ngo none se ngo umuho ngo urajya kwirukanka kuri kaganga nanjye muha iminsi shamba naragiye yobaragiye fakwa namenye umunsi w'amezi yiwe ebana dabara pa gitego ndacyasa pe nyivutura agusa ni byiza igihe gitego cyane nagitsinze kubw'impamvu z'abadiaspora bamuhamagara ebana nigaragaza hakiri kare uyu ni umuhungu 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 anshikiye tubanze tere n'ikimenyi nyine yanyumvisha atera umugeri ngwino hano ngwino hano yaratwita amaze gutwita ikintu aba yumva ashaka ni ukumbona ndi kwanga yego ate nkaba nashyiraho mikoro twumve agasura kameze neza agapo kameze neza wagira ngo yisiga avoka umusatsi urambuye wagira ngo ashyiramo amagi cyane pe buriya nanjye mba nahabaye nk'umugabo abagabo bitonda cyane usanga barimo baragenda mu muhanda iyo ageze ku gikorwa nta nubwo wamenya ko hari na kandi ameze gutya umuntu uri kwiyoberekanya ukuntu ameze nka padiri ndi kugenda nitonze ariko moshera ku gikorwa agashati hariya umuntu ahinduka rimwe ariko ubundi kiriya gikorwa urakizi uzi ko niyo uri umusazi wanazanzamuka mbega no kugira ngo azamukane byari kuba byamugora turamukubitaga ingingo mu gitabo ukarira nkabona umwana yanasinze ahubwo kera kabaye abaromba se yari kunsura akacika kuko nanjye nifite adolescence iri kunyirukankamo yego abasore ariko se mutaye masomo muhoze ubundi hewana n'umukobwa n'umudamu seriyeze umugore wanjye ni umuntu uciye bugufi ni umuntu witonda mbega no kugira ngo azamukane byari kuba byamugora ni cyo kintu kaganga yagushukishije kigatuma umuha avance yarambeshye ngararwa ya mirongo shaka usanga uri muzima koko ni yavoka y'imbwa hano kwihiye kabisa ayiwe iyo abana nabo baraje bihura neza po vuga ngo ngo turacyari mu maka azabyara umuhungu akamwe ngo azabyara umukobwa yego kandi ngiye mfite ibimenyetso simusiga ko ari umuhungu nanjye uyu munsi rero kumenyetso ngenderaho ko umuntu atwite umuhungu nabivuze mu kiganiro ni umwate kandi uko bucye wa mwate urugendo munini iyo avuze cyangwa agakoraho ahita akina ni umuhungu sha umuhungu n'abasore cyane ebaramire abakobwa na nyina umuhungu na nyina ntago abarozi bajya babura niyo nagiye gutigita amajob nkagera ubwabo ko umugore wanjye ndasanga bamugubanyije bavuna haba hari ikibazo dufitanye gikomeye cyane ku buryo ibyo ari kumbwira ntabyo nk'icyo gihe umushiti we yapfuye ibyo bintu yabikubwira se bikoroha ibyo se wabibwira umugabo yaragukoye akira Gasaro TV. bakozi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umerereye mu mpande zose z'isi mbasuza cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora ndabakunda cyane uyu munsi twasuye ya couple mukunda muri benshi akaba ari Kaganga na Muhoza ndetse nyuma y'uko benshi munsaba ko nasubira kubasura tubahaye ikaze ababye yes meze ute turakomeye kabanze me ladies first Muhoza ikaze meze ute meze neza turakomeye ndakomeye mwe mumeze gute meze neza kadukumburanye sinaje kare Kaganga wameze ate nawe ndakomeye nk'abagabo meze neza meze neza uyu munsi ko dukoze wambaye udufilme byagenze bite Kaga tubwire nzi ko mu biganiro udakunda filime iyo ni umwihariko wanjye nyine w'uyu munsi n'uyu munsi hari ikibazo buri nta kibazo ntaho nari ikibazo njye nabonye ntacyo nanjye nabivuga
byagenze bite muho nyine mbivuge kahise yikora mu mufuka ahisamo igiceri ngo aceceke se. ruswa ntabwo nabyemera. akaya ni akaruswa muhaye nyine Ruswa ntabwo ikenewe ngo ugire. sibyo rata. ubwo nyine byarangiye ubwo nyine ibanga buriya ntarikira muri dumburi mwari muri aha ariko turaho tumeze neza. ndaza kugusaba ufashe muhoza mikoro sibyo urabona ko warananiwe nanone kumuha indi mitwaro nabyo ni ibindi bibazo sibyo se. yego madamu urabona se nyuma y'iminsi myinshi cyane ameze ate rero tubwire. ya kabisa urabibona ameze neza cyane ameze kabisa umuntu uba uri kumwe n'umugabo umwitaho agasura kameze neza agapo kameze neza wagira ngo yisiga avoka umusatsi urambuye wagira ngo ashyiramo amagi cyane pe. buriya nanjye mba nahabaye nk'umugabo cyane ukuri uri gukora akazi katoroshye. mba ngira ngo mabukwe atazabona umwana n'amuzanye ameze neza azongera abone yaracupiye mu maso yazanye ibintu bimeze nk'amabara nk'ay'ifi ari umugore nyine witaweho pe aba asa neza. yego asa neza cyane. amagaragambye nk'ay'ifi ntabwo yazi ibyo bintu bahabwa. ndabizi yari kubona ameze neza ameze neza kabisa n'undi muntu wese uri kubibona asa neza ni ukuri pe. muho noneho muri iyi minsi wamenyereye kurarana n'umugabo abigarutse ubu zatubwiye uti biri kumbangamira ko haryashize igihe kingana gute. ni amezi 3. amezi 3 ni menshi gusa n'abamenyereye kuba uri kubera undi muntu mu buriri. sha naramenyereye nta kintu bivugaho nta rwose waramenyereye nta kibazo. naramenyereye ubu nta sirikirasiyo ikibaho. ese amezi 3 si menshi. amezi 3 umuntu amaze kumenyera umugabo. iminsi myinshi harimo iminsi myinshi kandi umuntu umurara kagabo wenyine ari ikihe kintu cyiza cyo gushaka umugore cyangwa se ibyiza by'umugore. njya numva benshi bavuga ati umugore araryoha abandi ati umugabo araryoha. yego icyiza cyo gushaka umugore iyo uryamye buriya kera nyiri umusore hagiye naryamaga gutya abantu naca nko ku mukobwa ukuntu nshaka avuga ati bebi kabisa pe nkabona nyine nkumva ndamukunze cyane. yego hakaho kuba namugira irari noneho nkumva ndamwifuje kandi napfa kumubona nta naho twanahurira. akoromba nyine ufite umugore bishatse gatoya tumugate sheri kunze ndagusabye ngwe numubwire mu ibanga rikomeye cyane. none se ubu ngubu uravuze uti akantu k'irari njya numva ngo abagabo bose bagira irari ariko njye sinjya mbyemera. kubera iki ntabwo bose ari bamwe nemera ko benshi bashobora kugira irari ariko atari bose. nawe wemera ko nta mugabo utagira irari. nta mugabo utagira irari apfa kuba ari muzima gusa. nawe ujya urigira. kugira irari ni kimwe kuko kugira irari mbega biterwa n'umutwe wawe. yego niba waramaze gushaka ukisetinga ko ufite umugore iyo ugize irari uba warabikemuye. tuziga tubwira madamu ati urigirira umugore wawe. ni umugore wawe. ntumva niba ugize irari icyo gihe niba uri no mu mujyi ukabona nk'umuntu aguciyeho cyangwa ukumva urabishatse buriya ariko ngewe bimbaye ndi mu rugendo nk'ahantu buriya mpita nshanga akantu nzana nkahita nkagura mu mujyi nkaza ngahita mbwira umugore ati kera kano kantu aguhaye ngaho nkaguhereye hariya urumva nkakamukubita mubwatisha ni umugore pe utamukubita ingingo ya 6 akagahita kamuhereza agahita amubwira icyagenzaga. ubwo se abyanze bari n'igihe usanga buriya mu buzima abadamu ni abantu bagira umutima woroshye mbega niwazana irindazi cyangwa oya urugero ushobora gusanga wenda umudamu dufata urugero amaze nko kwakira inkuru mbi ntanze nk'umushuti we akakubwira ngo wa muntu inshuti yawe warapfuye n'urugero nanze icyo gihe mudu ushaka guhita ujyamo na mudu we arimo urumva biratandukanye. biza kuza kugorana rero nuko wahita umwinjizamo icyo kintu tisheri ngwino tugende. ni ukuvuga ngo umugore niba ari uwawe yego niyo mudu niba bundi ahantu byapfira n'ahantu hamwe
ari umugabo, iyo uri umugabo ukabaza umugore wawe sha no kwanga base uzamusabe serivisi rwe biragorana, ariko byabaye ku zindi mpamvu ku ruhande atari wowe umwica mu mutwe vuba nta na rimwe umugore arakwima. ntago byabaho ko mufata neza ko nta kintu njya mwima yahera yanshinze iki shira wanshinze iki tubwire wamushinja iki? shira wanshinze nta na kimwe. Ako nyakashani mana. urira ku gihe kandi nakuganiriza Yego pe. cyane. Muho byagenda bite kugira ngo umugabo abe yakubwira ntumwumve? Ikintu cyatuma umugabo yakubwira uti sheri gutya na gutya ntube wamwumva ukanga kumutega amatwi. Byaterwa n'impamvu zamuturutseho. Haba hari ikibazo dufitanye gikomeye cyane ku buryo ibyo ari kumbwira ntabyo. Nk'icyo gihe umushiti we yapfuye ibyo bintu yabikubwira se bikoroha? Ibyo se wabibwira umugabo? Yaragukoye akira ako kantu ibyo zamugani wabibwira umugabo? Ntabwo wabibwira umugabo. Urashinyiriza ahubwo iyo mudende ujyamo nyuma. Sha washatse ukuze uzi icyakuzanye uzarwubaka ni ukuri. ariko ntabwo birambaho ngo izo modo zibe gusa nyine ni intekerezo ariko bibaye numva ko ngiye bitashoboka. None se ubona ari nk'iki gishobora gutuma umugabo aca umugore inyuma? Tujya tubyumva amakesi menshi ati umugabo akagera no ku mukozi, ukibaza biba byagenze bite kugira ngo umugabo nka Kaganga n'urugero nanze ariko kananga urugero kuko ngiye nabikemwe cyangwa se umugabo runaka n'urugero natagaga reka mbikure kuri Kaganga wa mugani avuye hano agiye no ku mukozi cyangwa se avuye ku mugore agiye ku uzishege haba harabayeho kutanyurwa. Ni umugabo utarigize anyurwa n'umugore we. Yego. Ko ntekereza ko nta kintu wapfa n'umugore wawe cyatuma ujya kumuca inyuma keretse yanduye. Icyo gihe nibwo mudu yiwe nyine biba bidahura n'iyawe. Yego. Shano kutanyurwa pe. Ni kutanyurwa. Muri make ikintu ariko oya nose nibyo nta kutanyurwa kuko kunyurwa aba yanyuzwe ko ajya kugushaka yaranyuzwe. Nuko uhagaze cyane ukomeze koza nta guhararukwa guhararuka umuntu muza ariko uzi guhararuka umuntu undi nta uzamucikira n'ubundi muzamuka. None se reka umbwire impamvu umuntu ajya guca inyuma umugore. Yego rati abavuga ati isaha n'isaha umugore wanjye turi arahari. Ndagusubiza nanjye mva nyine mbikubwira. Icyo gihe rate Sandrine. Yego. Haba harabayeho ni nka byo bindi bamwe bavuga ngo nta kimwe n'imwe itera bwaki. Harabo njya numva bavuga ibyo bintu. Izo ni imvugo za kera. None se uzi impamvu se? Reka banza nanone urumva bigaterwa n'imiterere y'umuntu. N'imiterere y'umuntu. Ntabwo washwana n'umuntu ugafata umwanzuro wo kujya kuguca inyuma. Ahubwo abatuwe yarabikoraga. Yego. Ni ugutanyura. Yego. Uzi se nanjye ngaruka aho ngaho nungane mu byari kwa nubwo ari umugore wanjye. Yego. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu ubu bana n'umugore. Yego. Ariko mu ngo harimo strategy nyinshi zitandukanye ako hanze utapfa kumenya. So birashoboka yuko ushaka ufite umugore. Yego. Mubana mu nzu. Ariko umugore wawe hari byo mudahuza. Kandi abizi ko umugore wawe kumusaba ko muringanira bisawe hagati yawe nawe kuba muri kuzuzanya. Hani gihe biba ngombwa anigiye usanga umugore akubwira ati hari tumaze imizi dufitanye ibibazo. We araguha bishaka we ushaka kubishaka ariko we atabishaka. Yego. We akazajya kugena mbega. Noneho we mugabo kavuga ati aho kugira ngo urumva umuntu umusabye rimwe kabiri gatamuga ati wambaboreye koko tukaringanira komeze gutya. Ntabwo hari abagore bibishegaho. Ntabwo bishoboka akavuga ati wapi nta kintu warenzaho. Ariko buri mugabo abagabo kenshi abenshi bakwingingiza birabanana cyane. Umugabo ari kubwira rimwe kabiri gatatu arekeriyo. None ubwo yabikubwira umugore we rimwe kabiri gatatu ntubyemere. Avuga ati none nshaka kubimubwira nabimo. Ukabugiye ahandi. Uzi bavukaga kuko ari n'umugore ukubwira uti ntacyo nakora. Ariko bamwe muri ariko ugasanga ari kurira. Akakubwira uti ntacyo nakora ariko umugabo wanjye ni butwi. Ubwo naga batanze inkoko. Abatanze iki? Ubundi cyo gihe ubwo tureba umuntu ukeneye undi, sibyo?
umugore wawe niwe waramushatse umukunze muha agaciro, ba bandi ubura gutyo uri kureba gutyo ukuntu umuntu ni mwiza, ujye ufata iyo background uri kureba ako kanya, icyo nemera uyifate uyigire umuvugo ubone ko ari umugore wawe. icyo nemera njyewe nemera ibyo muze yavuze kuko ni irari no kutanyurwa ngo uvuge ngo ndi Kaganga ndashatse reka menye ngo stati yanjye niyi, umugore wanjye n'uyu, nasezeranye ko tuzabana mu byiza mu bibi, yaba arwaye cyangwa se naba ndwaye, ahubwo akavuga ngo niba ageze mu rugo reka ikimero cye ndakibona buri munsi, reka agende hanze mbone n'ibindi bimero. Ukaba hari amakosa byagukoresha ukirengagiza iki yandahiro warahiye. Njyewe irari ryanjye nyogo yanjye nuko nzagira irari nkarekera umugore wanjye, ibyo ni byiza cyane, niyo nyogo yanjye mfite uyu munsi. Ariko twabivuze atari we tubivuze. Yego twavuze abagabo bari hanze. Arega abagabo twese turi abagabo, iyo uvuze abagabo ni muri rusange. Erega nanjye ejo n'ejo bundi nahinduka, ariko uyu munsi ndwana kugira ngo neshe ibyo navuze mu rusengero, mu bintu mu byiza mbyubahiriza. Shere sibyo? Aho ngaho avuye neza. Ubundi numvaga tugiye kuburana. Oya twari kuburana. Muri comment bazatubwira ese mubona ari ikihe kintu gishobora gutuma abagabo bamwe cyangwa abagore bamwe batanyurwa cyangwa se baca inyuma abo bashakanye. Kuko impamvu nakivuzeho njya mbona ibyo muze yavuze ari byo benshi bavuga, wenda bakuru kuri twe, ukabona ko hari n'abandi kabiri comment ngo niyo wakora iki ngo umugabo waguca inyuma ngo ntago yareka iyo ngeso, nyine ukabona ko ni ikibazo gishobora kuba mu magambo yakubwiye ati ikintu gikoze ubusanzwe n'uri wenda kareka kuri muntu wawe wabikora, kuko ntabwo ikintu wagikora uyu munsi. Ingeso ni ipfa, ingeso yo wayitereje ntabwo yagiye ipfa nyiro yapfuye. Mwaza ati pagire yapfuye. Kaga yo ngiye gusaba comment rero, ugiye udagusaba comment hanazibaza ku muntu, siko bimeze. Comment ya mbere iravuga uti sha mumbwire ndabona Muhoza atwita arasa neza rwose cyane, ariko bigaragare ko yakoze ubukwe karimo aka kanya, se inda yabinganye gutya. Nase uwo muntu iyo ni commentaire y'umuntu. Ese iyo areba akoresha ubwonko bwe nareba inda afite ku ningana, sibyo? Ari n'ibingana n'amezi 3. Kandi nanjye ndebe afata imyaka mfite, ari imyaka mfite ayegeranye n'abari n'urubyiruko hano hanze. Cyo nshatse kuvuga cyo yabana mfite ubushyuhe bwa danje. Bwa danje. Rero yaje asaga ndibire muri adolescence nanjye pano. Azugurona. Ari mwana ngo yari kunsura gatatu maze kumuvana mu murenge. Numva Sandrine. Ubone nje nyimara kuva mu murenge. Nyimara kuva mu murenge mvuga ngo mbega ni umugore wanjye byemewe n'amategeko. Ndamubwira ati kuwa kabiri kuwa gatatu iwanje. Urumva akaza kunsura kuko avuga ati ugume mfite ubwoba ko ubwo mvuye mu murenge yebana nshobora guhumbya gutya gato bakabaramutwaye umudiaspora akabaramujyanye yaba mpamagaraga kenshi ariko sinjye warose mubitsemo akabibi kanya namaze kukamubikamo mera gutya ndemera byatumye njya gukora n'ubukwe mbukora numva nishimye nzi ko hari umwana wanjye uri mu nda ahubwo wari wava mu murenge amara kuva mu murenge umugore akaba baramugutwara ako kanya nta ninda bibabaza ko biwe ariko umva avance arandyoheye pe yararyoheye nebyaje umusaruro ebyaje umusaruro kabisa kanibarize Muhoza muho hari abantu bajya bavuga mu bivugwa ko iyo utanze avance ushobora kutabana n'umugabo ariko njyewe mu myemerere yanjye bantu mudukurikira ntimunyumve ntimunera amabuye nanjye njya mbivuga ko benshi bashobora gutanga avance bakabana n'urukundo rugakomera avance kararyoha papa nekereza ko iyo umuntu akwanze si uko iyi avance barayitanze nekereza ko n'ubundi basanzwe utagukunda uwo muntu ushobora kuvuga ngo iyo utanze ngo yanga avance ngo urubyiruko barayitanga ngo ntubane n'uwo muntu ubifata gute kandi uru rugero rwiza rw'umuntu watanze avance uyu munsi mukaba mukundanye neza avance sha dore umusaruro terebye oya reka nkubwire yego biba gakeya kugira ngo umuntu mubane hari igihe ubikora
umugabo nyine cyangwa se umusore agatabona ko n'ubundi wari utuwe ubikora, yego nanone bikaba atari agufiteho gahunda nzima, yego ariko iyo umuntu mwagiye mu murenge nta nzitwazo uba ufite. Ndimo nanguranwa n'abadiaspora. Azi kubona umuntu njye nafataga akazi mfite ngaraba n'abadiaspora bamwandikiraga ngo none se ngo muho ngo urajya kwirukanka kuri Kaganga kuri umwana mwiza ngo ngushakire itike nkohereze hanze, yego urumva bagashaka kuba bamutwara yawe nanjye muha iminsi shamba naragiye yo baragiye icyo gihe bo babonye za video nyine yazaga kunsaba urukundo, yego nkavuga rero ntago ubushobozi mfite ntago bwahangana no mu diaspora. Bakamuhamagara ngo muhoza ngo uri mwiza, cyane cyane abarundi ngo uri mwiza, ngo uteye neza, ukora iki niba uri kwiruka kuri Kaganga, abagabo ngo turahari. Rero yarabura commentaire gutya muri telefone message yo gusa yarazaga agahita bimbwira, yego gusa nyurumva umuntu kuvuga n'umuntu ufite amamiro avuga ngo yahita gutegenda ajya kugutwara nakuri imbere nk'intore, ntabwo tugize unsure fa kuba namenye umunsi w'amezi yiwe ebana dabara pa gitego ndacyasa pe nyivutura agusa ni byiza buriya uzi impamvu sando buriya kujya gukora ubukwe uzi ko umugore atwite ushaka uko ushoboye ukora uko ushoboye ngo bwa bukwe bubi, urumva kuvuga ati n'umwana wanjye arahari abipfa ko ubukwe buba buri bukurimo, yego Imana yaramfashe kuko bigenda neza, ariko yaza ko naye kujyaho ngacika intege batasubundi bamugane gutya na gutya, ko hari abantu benshi bagiye bakora ubukwe yamara gukora ubukwe asaga umukobwa wapfa umwaka ngo Yesu ngo azabikora nyine bagategereza Yesu, yego ariko nje byaneye imbaraga. yo none Kaga uri muri ba basore nsigaye ngana n'abasore cyane akambwira ngo nje ntago nshobora kurongora umukobwa adatwite, ati impamvu ni yihe? Ati abakobwa b'iyi minsi abenshi ngo bakora numvisha bambwira ngo ni swap, tugasanga yagerageje kuba yakuramo inda nyinshi bibaho, reka tubivuge, ati mwagera mu rugo ugasanga byararangiye. Nawe uri nuko watekerezaga se reka mbaze nsinde igitego cyanjye, igitego cyane nagitsinze kubw'impamvu z'abadiaspora bamuhamagara ebana nigaragaza hakiri kare namuhamagara n'utagatika kamanuka kaza icyo gihe asanga na ebana narakubise urukwavu, icyo gihe mu diaspora baga yankubise aka message anga agasindinza ngata nkora ku rutsinga tuze kuza, yego abaromba se ari kunsura kacika kuko nanjye nifite adolescence iri kunyirukankamo, yego abasore ariko se mutaye masomo muhoze ubundi hewana n'umukobwa no mutabiseriyeze. Umugore wanjye ni umuntu uciye bugufi, ni umuntu witonda mbega no kugira ngo azamukane byari kwa byamugora, turamukubitaga ingingo mu gitabo ukarira nkabona umwana yanasinze ahubwo kera kabaye uri babandi barira ngo wamaye ko ndimfu nukoresha ndimfu umugore wanjye aritonda ni mama Imana, ni umuntu uciye bugufi amavuga amagambo make mbega kuko nanjye n'ubwo atishere ndumva n'ukuri tumva nameze neza, hoya nacishaga mu zindi nzira za kure ndananiwe numva nazo ukomeza ubwo nyene umunyabwenge agahita amenye ko ibintu bimeze, ubwo nanjye simbizi ubwo nyene nabonaga nashidutse nanjye nigaragaje bihuriramo. Hanyuma n'indi comment ivuga ngo nabonaga uyu mugabo Kaganga atabasha gutsinda igitego. Umuntu aransekeje abonaga nabaje gutsinda igitego, yego kuko nyine babonaga ndakana kitonda ndakana nyine gatemuwe, ariko ubundi kiriya gikorwa urakizi uzi ko niyo uri umusazi wanazanzamuka Chawisatsa muzi uri kumwetsa nkabona arashaka gushwanyuka ariko barayiruye rwose. Uzi kubona umuntu habona umuntu ngo aracecetse cyane, ubu babonaga nyine uri padiri meze nka padiri ndi kugenda nitonze, ariko moshera ku gikorwa agashati vu hari umuntu ahinduka rimwe mukabara nyarutse nawe ari umubebi yarambwiye ngo hari aba sister nyine w'inshuti twahoraga muri film twayaga gukina, noneho arambwiye abagabo bitonda cyane usanga barimo baragenda mu muhanda
iyo ageze ku gikorwa ntabwo wamenya ko hari na kandi ameze gutya umuntu uri kwiyoberekanya ukuntu ariko buriya kiriya gikorwa ni igikorwa umuntu wese ageraho yewe ubwonko mbega bwo burikorera vuba nese kaganera abandi bakubwira gatese uzatera inda kweri barabimbwiye ariko nabwo ati sha byore mwana atazi icyo wokeje ntabwo azi icyo nokeje umuntu agushyize inyama mu kanwa uzi ko umuntu agushyize inyama mu kanwa akavuga ngo yicire nako umuntu akakubwira ngo shyira inyama mu kanwa ntuhekenye wariko ukabona urukonda rwatangiye gutanga muho ni cyo kintu cyiza cyo gushaka umugabo rero njya numva umugabo araryoha wabonye noneho murushaka ukaba uvuga uti uyu n'umunsi kaganga kuba ngo gararyoha wivuga ngo wowe wabibonye ute rero ngewe ukuntu nabibonye nabonye kubaka urugo ari ibintu byiza kandi uba ufite aderesi uba utandukanye na ba bakobwa nyine birirwa birukanka mu bahungu sha muri make nyine uba ufite aderesi ni cyo kintu kaganga yagushukishije kigatuma umuha avanse yarambeshye ngo ararwaye ya mirongo shata twatere yo mu gitamo urabeshya ubundi mubaze ngewe ntabwo nangaga gusura umuhungu yo mbyanga kubi nagiye wari uko arwaye ntabwo se yari arwaye ese uko wasanze arwaye tubwize ukuri kaga usiko ibyo bintu Imana izabiguhanira yego mubaze inshuro zose yagiye anyegera kuko mu anyegera bintu bya mbere nagiye mu ntebe ya penitence ngiye kwihana narabyihanye narihanye yo warihanye ma ariko naramubeshye namukubise kuko nayindi ngingo nayo kumukubita yari yaranze kugusura neza yari yarabyanze bwa mbere tuvuye mu murenge na nyuma yaho we agendera ku mahame yiwe amubwira ati wowe ujye witwarare kuko muvuye mu murenge mutarakora mariage ashaka kuzagutera inda nanjye kubayemo barapanga nanjye mpanga barabapangira umuntu akaza akavugira kuri telefone narwaye ubwo nyine ati uwo mugabo wanjye ati yego ati cyane yarirembeje yaje gitaraganya asanga uri muzima koko ntiyavoka yimbwa hano kwihiye kabisa ayiwe iyo abana nabo baraje bihura neza po yaje ariko muratobeshye ubwo se yaje rimwe ahita akura inda akora imugakaba yego ni ukuri pe ni rimwe yaje yego gukora gutera inda mbega ni amahirwe ko ushaka umubare ugasanga urumva we yaje nta byarazi mbega nabwo ni umutwe we yego ariko niyavoka yimbwa hano kihiye biraza birahura hanyuma muho uno munsi navuga ngo watubwira ibyiza byo gushaka n'abagenzi ni nko kubabwira ngo urugo ni umugisha cyangwa se ruraryoshye urugo ni umugisha yego kuko wunguka inshuti nyinshi nta kibazo wunguka inshuti nyinshi wunguka inshuti nyinshi nk'inshuti mfite ubu ngubu ntabwo mbere nari nzifite yego hari abantu batinyaga kunganiriza ariko baranganiriza ariko iyo bakubona nyine ugenda gutyo gusa nk'udafite iyo ajya yego bose baragutinya tubwira umunsi wa mbere ukimenya ko kaganga atsinze igitego ubwoba bwaranyishe kandi nimwabanaga se sorry wari uri mu rugo ubwoba bwaranyishe ubundi nabimenye hashize ukwezi muvuye mu murenge ntabwo ngomba kubivuga byose nta kibazo nyine ukwezi nabuze imihango mpita numva ko nyine ari cyagiye wirenze kuyiza isoni oya ntabwo ngize isoni ahubwo nuko ndebye mu rumuri amaso agatagira uramutelefona uti kabaye oya ubwoba bwaranyishe ntinya kubimubwira wumva ko yakwihakana oya ntabwo nabitekerezaga babona bagase nk'ubu ngubu mbivuze ni bibi yego njyewe numvaga ngakunda abana nk'ubu mbivuze igihe kikagera nkabanyigiyemo nazamubwira ngo negiyemo yavuga ko nayo wamugeragezaga nahise njya kwa muganga nkoresha nazanye agatesite nyine mbona ndatwite ubwoba buranyica ndavuga se mu rugo nibabimenye kuko hari igihe nyine cyo kuba twakora ubukwe twari tukiri no kwiga
niba bimenya bizagenda gute kandi nari nkiri mu kazi nk'ubu ngize umwaka nkahurwa mu byo nkora byagenda ute shabwo buranyica bose mana cyakora nihagararaho hashize umunsi umwe narabimubwira umunsi wa kabiri ndatinyuka ndamuhamagara aza ku kazi ndamubwira ati ibi n'ibi arishima ahubwo mpita numva umutima wanjye uranezerewe nsigaye nyine avuga ati mu rugo igihe nikigera wenda bakabona ko ari cyo muzwe nzabeshya ko sinirirwaga mu rugo nataga ijoro baryamye avuga ati nta handi tuzaba nta muntu wigeze ubibwira n'umwe mu rugo nta n'umwe batunga ejo bundi babonye amafoto ugira ibanga koko ahubwo kubibwira mu rugo babibwiraga zimwe mu nshuti zawe nta nshuti nigeze mbibwira shuwa azi ko nta nshuti ngira yego n'imwe yonyine kabaye kandi nawe shabimenye nyine aje kudusura nibwo yamenye ko nwite ubu uri kwiyumva gute rero kuri uyu munsi uyu munsi mba numva nezerewe ko baraza kwihangana kagangara utuntu yaragiye gukemura gatoya ndatekereza benshi bari kwibaza ati ese agiye hehe noneho nyine ubu ngubu ndanezerewe kuko tugiye kugira umuryango nisangaga mu nzu njyenyine yagiye guhiga nk'ibiraka ariko nyine iyo ufite akana mu nzu ni kuhugiraho kahuganiriza nubwo kaba katavuga yego ugasanga ni sawa nyine ubu uritegura kuba mama ntabwo ndi bukumenesha ibanga ngo uzabyara iki ibyo byose urabizi reka tuzakorera abantu surprise nta kibazo si byo se ntabwo ndabimenya kubera icyo utagiye guca muri eko izo ni izindi mpamvu ahubwo hari icyo ubikiye abakunzi bawe wanasanga wasanga hari umuntu uvuga ngo njyewe nzabyara abantu bamenye ngo Muhoza nabyaye ubundi habayeho kubetinga we ntabwo ubizi habayeho kubetinga dutegereje kuzareba uzatsinda kaganga dufashe uza mu kiganiro rwose ngo mwarabetinze rero twarabetinze mwabetinze gute kaga urakoze kugaruka mu kiganiro nagarutse mwabetinze gute na madamu ni ukuvuga ngo ubu ngubu turacyari mu maka azabyara umuhungu akamubwira ngo azabyara umukobwa yego kandi njyewe mfite ibimenyetso simusiga ko ari umuhungu simusiga se ugendera ku ki ni urugero ngendera ku bimenyetso bigaragaza umuntu icyo azabyara sibyo njye ntabwo ariko warabibwiwe narabibwiwe n'abantu ariko ntabwo njyewe mfite mashini zo kwera mubwira ngo njye mpimisha eko yego urumva na sida abenshi bapimisha ijisho bikaba byo cyangwa n'ibibe byo nanjye uyu munsi rero kumenyetso ngenderaho ko umuntu atwite umuhungu narabivuze mu kiganiro ni umwate kandi uko buke wa mwate urugendo munini ugenda waguka njyewe navuze ko impamvu ari uko nashobora kwikuba se kwikuba uriyoza cyangwa koza nyine wowe ntabwo unyoza neza nose njye kukoza nkubwira ngo iki rero kandi amubaye ikiroso ikiroso kandi kirasatura dore iyo ndi kumwoza ibirenge nkashima manura gutya arambwira ati ni sawa iyo ngize gutya atambwira ngo uri gutuma umwate wakura cyane umwate uri kumubabaza oya ngo mba ndatuma uba munini cyane nkabwira ati orohamo kuri kamera zawe werekana oya ratanuwerekana umwate wa Muhoza ariko ni umuhungu nyamara ni umukobwa shatu uzabireba niba Muhoza avuga ngo njyewe ni umukobwa wenda uri umuntu mukuru sibyo namo abazara kino kiganiro abantu bakuru hari igihe umuntu atwita umwana umugore akagenda agacupira akagenda akaba nk'akavurivundi nk'umudaka cyangwa udatubana n'umugabo sibyo none njyewe umugore wanjye areba ukuntu asasha nyine niba mfasha ko ari umukobwa iyo ari umukobwa azabyara umugore aragenda akaba mu bagacupira akavura akazajya agira avura ukagera gutyo avuvuka yego ariko reba umubiri uranyerera ni umuhungu ni umukobwa Sandrine ni umuhungu
shamane yaje n'izina nayo ipanze naryo birahari. umva tuzagaruka hano ukuri tumenye ngo Muhoza arakaganga babyaye iki, tuzi ko ari umwana ariko turibaza igitsina. Ariko se bura natsindwa azajya hera. wese ahubwo we nutsindwa uzajya he, vuga tumwe mutwe natsindwa azajya he. Nje ntago nzatsinda. Okay, buri wese yihagararaho Jewe rero. ntago naye nihagazeho. uyu mwana wanjye uyu ni umuhungu sha. Uyu ni umuhungu. Uyu ni umuhungu. Ni umukobwa. Uyu ni umuhungu. Uyu ni umuhungu. Uyu ni umuhungu. anshiki tubanze ture. N'ikimenyi nyine yanyumvisha atera umugeri. Ngwino hano. Ngwino hano. Uwo umwana wese w'umuhungu yumvishe papa we. Shanyamara umuntu azatsindwa. hari umwana se udatera umugeri, ndakeka abana bose batera imigeri. Umwana muzima atera umugeri. Umwana ukuntu mbona nkunda ari mu nda gutya sinzi iyo nicaye gutyo wenda tukaganaho gatoya arinjye nawe ijwi ryanjye ryumva kubi arabyumva nibyo muho Nibyo. ikimenyetso cy'uko amwumva ni ikihe? Uzi impamvu? Iyo avuze cyangwa agakoraho ahita akina. ni umuhungu sha umuhungu na basore cyane ebana mire abakobwa na na ba nyina. se. umuhungu na nyina Ii. umwana wanjye ndirimbira nkahangiraho nkamucurangira ajya muririmbira rahira ndirimba indirimbo nk'iz'abantu njya ndirimba indirimbo umugore akanseka kandi umwana wanjye zikunda kubi nyine mfata kwa kundi nkahita nzana igihangano cy'ako kanya bitakubita ebana indirimbo y'ako kanya nkayishishura ijwi rimeze nk'irya Fireman haryo umuntu waririmbaga bamwita Dusabimana Emmanuel. mubyara kifaye nk'ibya Dusabimana konje umwana wanjye mukubitera rap mu nda kabisa kambwa Wow. ko ni byiza mama. Hanyuma hari igihe iyo umuntu atwite rimwe na rimwe njya numva bavuga ko yahuye n'ingorane, bamwe ati kuba atarya ikintu runaka, yahurwa ifiriti cyangwa se ikindi kintu. Muhona ikihe kintu wanzi ukumva uracyanze? Ntago kirambaho. Wow, Imana ishimwe rwose kandi byose Imana igukomereze muri iyo nzira. ikintu yahugiwe yumva muri wabashaka ibindi kintu yaratwita amaze gutwita ikintu aba yumva ashaka nuko umuntu ndi kwana Yego. Ate nkaba nashyira mikoro twumve. nukubona ndi kwayura Sure. nakubwiye no mu kigano cy'ubushize nabyo rwose ngiye nzahora mbivuga. Urakomeje se igo muho? Nakomeje pe. Ndakubwiye ko ari byo natwaye. Iyo ndamutse nayuye ndabivuga. Iyo ndamutse nayo nyine yumva ngo we yarambwira ati shiri iyo wayuye mba numva ari nk'ubushera buri mu kanwa kawe gusa. Ubushera gusa. Ubeshera Imana Ntago kaganga yabeshye. Ubushera pe. Kwayura kwanjye ni ibyishimo kuri we. Ubundi boro najye. Iri boro kabisa. Uwo 300 ya buri munsi wamba nayarengeye. Neza cyane. Tucaka ubushera. Tuwayura. Urumva nibyo 300 ngabandi yarengeye. Shabare yakaganga n'umuti w'amenyo. Oya. Umugore wanjye sinzi. Mbega n'umuntu 300 yawe ndakambwa ati nshaka ubujambo bune mu gikombe. Ubwo nyine abari 300 ya buri munsi yabari. Ariko ngiye kwayura kwanjye biramunyura biramushimisha. Ahita yumva ari agashira gusa. Apana ikigagi. Agashira. Koroshye. Koroshye. Robo. Mubaze niba mubeshyera ngewe nda Oya mubeshya muhoza ariko yakunyomoje. Hanyuma hari igihe umuntu nanone ahura n'ingorane. Ni nk'ize ngorane muhoza rero dikubwibarize wahuye nazo ukavuga uti ntago nari nzi yuko umuntu twisiba ibintu bishobora kumubaho niba zihari ariko shane ibitotsi. Gusinzira kwa buri kanya. Kumva nyine nta kintu nshoboye. Kaga nta ngorane wahuye nazo umudamu yahuye nazo cyangwa se nawe mwese ubu muratwitereka? Ntabwo nwite. Iyo umugore ndatwite ngo nawe ubutwite niko njya numva. Ngewe ingorane mura nazo hasi ni ingorane zihe. Ingorane agahuye nazo nuko ambwira ati nshaka ubuca nayafite. Urumva kuko ingorane umugabo ahura nazo umugore atwite. Yego. Umugore ambwira ati nshaka kanabushobozi. Ariko nge ingorane uyu munsi mura nazo
mu kumenya ko niyishyura inzu nubwo aba arimo ibintu by'ibibazo nyine n'iki ariko nuba ko nta ngorane numva nahura nazo ingorane ntabwo wenda zarakemutse Imana yagiye kumima imana dore ko Imana iguhaye yego nta bibazo njya mpura nabyo by'umugore ngo yashatse inyama bati ninazibona iravamo ibyo ntabwo ajya bimbwira nyine hari ukuntu ngwana umugabo ahura nazo umugore atwite aramuvuna yego akambwira nshaka ibi nshaka ntabwo nawe ari we rega ninda ibimutegeka sibyo ra ndasitegeka umuntu njye muteka kwayura byabaye sawa yego mho muhemiko hari ubuzima ugeramo yego ukareba n'ibintu biri kuba ugasanga Imana ari cyo ubundi Imana ijya gukora ikintu izi impamvu yego kuko yararebye isanga ninza gutwarira ibintu bya mirenge cyangwa se nkagira ikindi kintu nta bushobozi twari guta ikuzo yego ubwo rero iyo nza gutwara ibintu nk'ibyo ariko kaga hari igihe njya numva rimwe na rimwe niba ari byo sinzi ngo umugore ashobora gutwita abantu bakaba bamuroga ni abagome kabisa hano barimo mwamareke rega tuba dutegereje turi benshi harabifuza ko kumubona n'abatifuza kumubona ko muri izi nyiri turakundwa turangwa yes ngenda bizi ubu ngubu tuvugana abashaka kumuroga ni benshi ariko ntabwo babibona urumva ibintu byose Imana igenda inkorera urumva koko umuntu washaka kuroga umwana Imana yamaye umugore hari inzara naciyemo urumva yarekura umwana koko Imana ngo ndamutanze Imana itubabarire muho biterwa n'iki wobona umuntu yaba atwite yitegura mbese kwibaruka ko wa mugoma akaba kubita ugutoki uti gutya na gutya ese tubwire byakubayeho cyangwa se wewe ntago biraba kuko impamvu bivuze nuko jya numva abamama batwite rimwe na rimwe harabo tuganira ati shati wapi hari n'umumama twaganiriye avuga ati nk'isi imyaka 5 kubyara byaranze nawe urumva icyo gikomere n'uwo mutwaro nako gahinda abafite kugeza n'uyu munsi amaze imyaka 5 atwite we n'ibibazo bikomeye ariko we ni umuntu wamuroze nyine n'ubundi ni abantu baroga sha byambayeho yego ariko Imana ica izindi nzira ubundi umwanzi aragutega Imana igategura wabibwiye n'iki ko bakuroze uya ubundi hari ibintu uba ubona bitagenda neza kuri wowe hari n'igihe umuntu agutega ukabibona wajya ubona byinshi mu nzira zitandukanye ibyo guteraga ubwoba bigutera ubwoba ariko kumva ko nyine bigutera ubwoba ariko nawe ugashyiraho imbaraga zo gusenga intwaro ya byose nyine ni ugusenga ntabwo abarozi bajya babura ntabwo byabura ariko hejuru navuga y'abarozi y'abagome Imana irahari ahubwo niyo nagiye gutigita amajob nkagera ubwoba ko umugore wanjye ndasanga bamugubanyije abavuna umutwe Imana izamurengera humura zamurengera ntabwo abonye ukuntu ishuri ryanjye ryabaye nabibonye ryabaye nk'irye vampire byagenze bite Gasaro TV.